Nibyo ikaze rero kuri mwese muduteze yombi mbaye ikaze bifurije kugubwa neza kuri uyu munsi wa none kuri iki cyumweru tariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu n'umwaka wa 2026 rero nawo ni weekend ihiriye ku buryo bukomeye cyane ihuriro ry'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo impera z'ukwezi zihiriye ku buryo bukomeye cyane ihuriro ry'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se coalition ya Kinshasa muri rusange. Ibi ndabivuga kubera iki cyangwa se kubwize mpamvu kubera yuko bamaze kugenda bafata ibice bigiye bitandukanye cyangwa se imyanya igiye itandukanye. Ubu tuvugana amakuru amaze kutugeraho aremeza neza ko mu mirwano yakomeje kugenda yumvikana, mu mirwano yaramutse yumvikana. Ubu aho wari uzi ko mu by'ukuri harimo kubera imirwano ntago ariho bikirimo kubera, ntago arimo bikirimo kubera, imirwano yamaze kwambuka. Abari bazi ko tukiri muri axe Kasake Ngungu, aka gace twamaze kukavamo. Ngiye kubwira ibice noneho ubu tuvugana birimo kuberamo imirwano kubera ko izo lokalite zo zamaze kuba tombe, ubu icyerekezo gihari nta kindi ni aho bita Kabingo, ni Kabingo kabisa. Kabingo ni cyo cyerekezo gihari, ibyo byo ugomba kuba wabimenya. Urugamba rurakomeye cyane rubona, ndetse kandi nanone ndaza kwerekeza muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru ari guturukayo bita za Rumbishi, ikintu bita fighter yabaye fighter cyangwa se icyo bita imirwano yabaye imirwano hano muri ino myanya kabisa yo muri Kivu y'Amajyepfo. Naho ibintu byongeye gukara, ibintu byongeye kuba mu by'ukuri byakomera cyane. Uze kunyemerera nabyo mbikomozeho cyangwa se mbigarukeho kubera yuko birakenewe cyane muri iyi axe ya Karehe, nayo yamaze guhinduka axe de combativité cyangwa se axe kurwana no kwirwanaho byose muri rusange. Ndaza kubikomozaho, ariko reka twikomereze rero hano muri Kivu y'Amajyaruguru. Ubu tuvugana amakuru ahari nuko umuhanda Ngungu Rubaya wamaze gukatwa. Umuhanda Ngungu Rubaya AFC M23 yamaze gukurwa muri ako gace, nkuko birimo kugenda bitangazwa rero, nkuko birimo kugenda bitangazwa. Biravugwa neza ko kugeza kuri ubu ngubu umwuka uhari cyangwa se umwuka uri guturuka muri bino bice ni intsinzi ihari, ariko bikavuga ko imirwano yakomeje kugenda yumvikana, ikirimo kumvikanamo ibitero bya za drone, icyitwa drone. Ibitero bya drone hano muri bino bice byakomeje kuba ibindi cyangwa se byakomeje gufata indi ntera. FARDC yongeye guhagurutsa drone, ni nyuma yuko AFC mu 23 nayo yari yatangiye kongera umubare w'abarimo kurwana muri ino myanya cyangwa se muri bino bice, nyuma yo kubona ko irimo iratsindwa. Biravugwa neza ko AFC mu 23 yakoze iki, yagiye mu by'ukuri izana abandi barwanyi muri ino myanya. Bye bye AFC mu 23 mu Giswahili rwose bati kwa heri, kubera yuko AFC mu 23 Rubaya Ngungu ni bimwe mu bice bashobora gutangira gusezera ko mu by'ukuri tutibagiwe na Masisi centre. Ntabwo biri buze kuba byakoroha, abasora kuri front line cyangwa se ku mirongo y'imbere ku rugamba bazanye intwaro zishoboka zose. Kasake ku munsi w'ejo yumvikanyemo imirwano, yumvikanamo guhangana gukomeye agace bita Kawere, ariko ntabwo byigeze bibuza ko abazarendo bakomeza mu by'ukuri muri tuno duce twa Kibasika no hafi ngaza Rubaya. Biremezwa neza ko hari abarwanyi benshi cyane ba FC 23, ariko abo ngabo bahavuye berekeza mu bice mu by'ukuri biri kuberamo imirwano. Ubu gahunda ihari ni Ngungu Rubaya, niyo gahunda ihari. Kilometero nkeya cyane uvuye ahaberaga imirwano ku munsi w'ejo hafashwe. Ubu nyuma yuko bazarendo bigiye imbere barimo barahangana ku mirongo y'imbere na 23, nkuko birimo kugenda bigaragazwa cyangwa se birushaho kugenda bitangazwa. Ni imirwano rero ikomeye kandi nanone kubera ko imirwano
iri kumvikana muri tuno duce, amakuru araduhamiriza ko iri kumvikanamo ibirwanisho bikomeye cyane cyangwa se intwaro zikomeye cyane. Iyo byageze bavuga bati ibitero bya drone, intwaro zikomeye cyane, mu by'ukuri ujye umenya ko aho ngaho ni rwa rugamba none bivuga ati bigeze aho umwana arira nyina niyumve, niho biba bigeze. Amakuru aturuka kuri frontline aravuga neza ko kugeza kuri ubu ngubu wita Bahati Erasto yagerageje, ni guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru, yagerageje kujya mu myanya cyangwa se mu bice birimo defense z'ama 23, abaza ati ni iki kitarimo kugenda neza, ni iki kitarimo kugenda neza, byagenze gute, harabura iki? Abasore bamusubiza yuko ngo urugamba mu by'ukuri nyine ari uko rumeze, nta kintu bari burenzeho, kubera yuko abe mu kirere abe ku butaka barimo kugabwaho ibitero nk'uko amakuru arimo kubidutangariza. Aho bita Rumbishi, Chimbombo, Tombe, ibyo bice byafashwe. Ubu gahunda ihari aho bita Numbi, ni igice cyari muri teritwari ya Karehe muri Kivu y'Amajyepfo. Iki gice kibarizwamo cyangwa se kigaragaramo icyo nakubwira ko ari ikintu bita ibuye ry'agaciro. Aka gace kari karagiye gafatwa n'inyeshyamba za 23, barahigarurira, ariko ubu amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko iki gice gicukurwamo amabuye y'agaciro cyangwa muri teritwari ya Karehe kirimo gusatirwa rwose isaha iyo ari yo yose. Amakuru ashobora kuvuga ko cyaba gifashwe nyine bikamera nkanga muri Kivu y'Amajyaruguru, nk'uko wumva imyanya ikomeje kurushaho kugenda yigarurirwa hagati aho ngaho rwose ni muri Kivu y'Amajyepfo. Rero wa muntu we, kuri ubu ngubu biravuga ko abarwanyi bari kuri frontline ntibagira ingano, ndetse nta nubwo imibare ntabwo izwi, ariko by'umwihariko kuba imibare itazwi ni ikindi kibazo gikomeje kubera imbogamizi abarwanyi bari 23. Ndetse ikindi kintu kibabaje kuri 23, hari bamwe mu bagiye bava muri uyu mutwe bajya kumena amabanga yawo, ibyawo babishyira hanze rwose muri FARDC, ku buryo bivuga ngo imipangu yose hafi mu mezi abiri ya 23 ubu FARDC Wazalendo barayizi. Bivuze ngo icyo bagerageza gukora cyose, icyo ari cyo cyose bari buze kugerageza gukora, inshingano zose hano bari buze kugerageza gukora, ni bimwe mu bishobora kuba byagira iki, byamenyekana cyangwa se byajya ku karubanda. Ubu tuvugana M23 ntabwo izi ngo iri buze gukora iki, kubera yuko yagabweho ibitero mu bice byose bishoboka, cyangwa se ahariho hose. Yagabweho ibitero muri Masisi, igabwaho ibitero muri Karehe. Murabizi ko hanga muri bino bice bya Kaziba hamaze iminsi havugwa situation itari nziza, na Isirayeli yose ashobora kugira impinduka zibaho. Tukibuka ko Minembwe naho mu by'ukuri harimo kubera ibidasanzwe. Uru rugamba rero rwongeye kuba rurimo kubamo ishyaka rikomeye cyane, harimo imbaraga nyinshi cyane, ariko hari amakuru mbona yakomeje kugenda akwirakwira cyangwa se acaracara ku munsi w'ejo ubwo abanyekongo bishimiraga intsinzi y'ikipe y'igihugu cyabo Leopard. Bivuga ko ngo mu bice birimo Goma ndetse na za Bukavu byatunguye M23 kubona uburyo ki abaturage barimo baririmba rwose ngo umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi nyuma yuko ikipe itsinze ibitego 3-1 Azerbaijan rwose yakubiswe ibitego bigera kuri 3. Abaturage rero bajya mu mihanda barirara baririmba umukuru w'igihugu. Ibi ngo byababaje M23 cyane, ndetse biranabatungura kubera yuko urumva ni mu bice bagenzura, ni mu bice bigaruriye, batungurwa no kumva abaturage bari kurimba bati faci beto
banimba bati Tshisekedi uduhesheje intsinzi, kandi murabizi ko aba barwanyi bavuga bati ibice turimo ntabwo bishyigikiye umukuru w'igihugu. Noneho by'akarusho aba banagiye babikora bamwe bari live ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ama Instagram ndetse n'ibindi bakoresha hariya rwose bigiye bitandukanye bari live, ku buryo ki amakuru yagendaga amenyekana, cyangwa se mu by'ukuri ntaho byigeze bibaho ko amakuru ahishwa. Niyo mpamvu kugeza kuri ubu biravuga ko umwuka utari mwiza muri bino bice. AFC 23 yariye karungu, AFC 23 yarakaye cyane, ikomeje gutangaza ndetse no kuvuga ko itigeze yishimira iyo myitwarire y'abaturage, ariko mwibanga rikomeye cyane, kuko urumva ntabwo bashobora kubivuga, ntabwo bashaka kugaragaza ko babuze uburenganzira abaturage, ntabwo bashaka kugaragaza ko byinshi, ntabwo bashaka kugaragaza nyine ko babanye nabi n'abaturage. Ariko abaturage bajyara mu mihanda baririmba umukuru w'igihugu karahava, bishimira intsinzi y'ikipe y'igihugu cyabo. Uko bishimira intsinzi rero ku bijyanye n'umupira w'amaguru nyuma y'uko ikipe y'igihugu ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iteguwe ikerekezwa mu mikino y'igikombe cy'isi, ubu andi makuru ahari nuko n'intsinzi ku mirongo y'imbere ku rugamba cyangwa se kuri front line vuba bidatinze ishobora gutangira kuboneka, kuko ibikoresho biracyarimo kuzanwa kugeza kuri uyu munsi, kugeza kuri izi saha ibikoresho bigiye bitandukanye, intwaro zigiye zitandukanye ziracyarimo kwegezwa ku rugamba, ziracyarimo kuzanwa ku rugamba. Biravugwa ko hari amakontineri yazanye drones za kamikaze, azizaniye igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, azizaniye igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwose, ngo izi zikaba zigomba kwifashishwa mu mirwano igiye itandukanye ndetse no kwigaruza ibice bigiye bitandukanye. Abarwanyi ba 23 noneho mw'abantu mwe, sinzi uko biri buze kugenda, kubera yuko ibitero byazanwe cyangwa se intwaro zazanwe hano muri tuno duce ni intwaro zikomeye cyane. Izi drone ntabwo ziba zisanzwe, bivuga ngo zimwe zirakoreshwa hazanwe izindi. Ni mu gihe n'ubundi 23 mu byo batangaje, nk'uko twagiye tubibona cyangwa se tubikurikirana, barimo umuvugizi wa 23 bita Lawrence Kanyuka, yagiye yongera kuvuga ko ibitero bya drone bikirimo kwibasira imyanya yabo, cyangwa se bica bavuga ko ngo bagenzura kandi bibarizwamo abaturage. Murabizi ko barimo bavuga bati kamikaze ndetse n'izo bita Ket6 ngo zagabwe mu bice bituwe n'abaturage. Batangaje cyangwa se bavuze nko bita Bidegu za Ruhinamavi, ahangaha ni hari mu Minembwe, bavuga yuko ngo utu duce ngo twaba twagabwemo ibitero bikomeye cyane na drone z'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kandi izi drone narakubwiye ntizirindwa mubi. Kugeza kuri iyi nshuro cyangwa se kugeza kuri izi saha, AFC 23 iriyemerera yuko hari ibice byinshi yatakaje, hari imyanya myinshi yabuze mu mirwano yo ku munsi w'ejo muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. AFC 23 ubwo ku giti cyayo iriyemerera ko Nyabikeri ntayo bagifite, baremerera ko bitalonga bagabwe bibitero icyo gice batakigenzura, bariyemerera Rwankeri, bariyemerera Bibwe. Izi lokalite zose baravuga ko zirimo gukontororwa cyangwa se zigenzurwa n'icyama cya Kinshasa, nyuma yuko icyama cya 23 ngo ari bo bari bafite cyangwa se bagenzuraga bino bice. Rwose baravuga yuko bino bice byaje gufatwa, ariko bakavuga ngo ibi bice ngo byicamo abaturage benshi cyane, cyangwa se ngo abaturage batakarije ubuzima gusa. 23 ntabwo yigeze yerekana video cyangwa se amafoto y'abaturage kuko bigeze bicirwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. AFC 23 ibi bice ntabwo ikirimo kubibarizwamo. Ibyo ugomba ko wamenya byose, iyo myanya AFC 23 yamaze kugenda iyisohokamo. Saho gusa 23 aho bita Ruki, aho bita Gasenyi, aho bita Nyakigano, Cyayi ndetse n'aho bita Gasake, ho nanone muri teritwari ya Masisi, nanone AFC 23 yakubiswe inshuro isokamo. Uyu mutwe wa 23 nakubwiye ni muri iyi minsi ntabwo urimo kubyumva neza, urimo uratangaza yuko
ntabwo ngo bishoboka ko ari FARDC wazalendo ndetse na FDNB nk'ibisanzwe bari kuri front line barimo baravuga bati twebwe ntabwo twabyemera. Hari imitwe myinshi, hari abasirikare benshi, hari ibihugu byinshi munsi birimo gufatikanya na runo ruhande duhanganye narwo, atabo twari dusanzwe duhanganye nabo ntabwo ari bo. Nyamara bakirengagiza ko igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gisigaye gikarishye, gifite ikintu bita trainings zihagije, kugeza ubwo bavuga ngo P5 yamaze kwinjira mu mirwano cyangwa se yamaze kwinjira mu rugamba. FARDC igahakana ayo makuru, ikavuga ko itarwana cyangwa se itarimo ifatikanya na niyo mitwe P5 izo za FDLR. Bakavuga ko mu by'ukuri badakorana, rwose badakorana, ati ibyo ngibyo ntabwo ari byo habe na gato. Ayo 23 nta nubwo wayirenganya, kubura baravuga ngo uhiriye mu nzu naho adafunga imitwe, kugira ngo arebe ko mu by'ukuri hari aho yanyura agasohoka. Uyu mutwe rero nawe nta kindi kintu ugomba gukora, nta kindi kintu ugomba kwitwaza nyuma y'uko wagiye usezeranya abakunzi bawo ukabwira uti twebwe mwitegura intsinzi iri ku muryango. Murabizi abangaba bigamba gufata za Crimea, murabizi mu minsi yashize bigamba gufata za Kisangani n'utundi duce tugiye dutandukanye, ariko kugeza kuri inshuro cyangwa se kugeza kuri izi saha ukabona ko nibyo bari bafite barimo barabyakwa. Rumbishi Chambombo nakubwiye ko ibintu bimeze aho bita Numbi harimo gusatirirwa, kandi birimo kuba mu gihe abarwanyi benshi kabisa ba FCM 23 bakirimo n'ubundi gutakariza muri iyo ubuzima muri iyo myanya. Baracyarimo kuburira ubuzima muri ibyo bitero. Amaraso aracyarimo kumeneka kuri front line, kuko nakubwiye nti ibi bitero mwumva burimo bigenda biba ntago hakoreshwamo amashaza, nubwo hakoreshwamo amabuye n'amasasu. Biratangazwa yuko rero mu bitero byaberaga aho bita Chambombo, biravugwa ko Colonel Prince Karinda wo muri AFC M23 uvuga kuba inshuti ya hafi y'uwitwa General wa M23 Bernard Byamungu, uvuga ko ngo yaba yishwe. Uwo bita Colonel Prince Karinda, Colonel ukomeye cyangwa se kano ukomeye wa 23, birimo gutangazwa ko yiciwe muri imirwano yo muri territoire ya Karehe, ndetse bikavuga ko ngo yari inshuti y'uwo bita Bernard Byamungu Mahesh. Muramuzi nawe bijya binugwanugwa ko atakirimo kubarizwa mu mwuka w'abazima. Uyu mu Colonel rero ngo biravugwa ko nyuma y'imirwano yabaye ahangaha mu masaha menshi cyane, bishoboka ko ashobora kuba mu by'ukuri yarasiwemo. Bigatangazwa ko haza gukorwa iperereza ndetse no gukomeza gukusanya amakuru y'ubutasi, kubera yuko urumva niba biri mu bice bigenzurwa ari igikorwa cyabereye muri FCM 23, birasaba ubutasi ko FCM 23 ntiyanabitangaza. Usibye n'uyu nguyu n'abasirikare bato murabizi ko 23 ntabwo ijya bitangaza, ntabwo ijya bivuga, bahora bavuga ko ari abaturage barashwe cyangwa se ari abaturage barashwe. Ariko biravugwa ko uyu mugabo atakiri mu mwuka w'abazima. Ese koko nibyo uyu nguyu Prince Karinda, umwe mu bayobozi bakomeye cyane ba 23 yishwe? Bamwe baravuga ko yari ari muri Karehe, ariko abandi ndabona batangaza ko ari muri Kasenyi muri territoire ya Masisi muri shoferu y'Abahunde, ariho ashobora kuba yatakarije ubuzima mu mirwano irimo kubabera. Ubwo uko byagenda kose birashoboka ko uyu mugabo mu by'ukuri yaba yamaze kugira iki. Ibi ni ibintu bisanzwe mu by'ukuri byagiye bikomeza no kugenda bibaho cyane kuva no mu minsi yashize. Mwagiye mubibona ko abarwanyi ba 23 benshi bagiye batakariza ubuzima ku rugamba, abishwe n'ibitero bya za drone, abarashwe ku mirongo y'imbere ku rugamba, kugeza ubwo nabo ubwabo batangiye kugenda basubiranamo. Ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe kuba abarwanyi bakomeza kugenda nyine bagira iki, batakariza ubuzima ku rugamba. Imirwano nuko imera. Ku bijyanye n'intsinzi rero ya Leopard cyangwa se ikipe y'igihugu ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomeje kugenda yishimirwa cyane hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abantu bakomeje kugenda mu by'ukuri bagaragaza kwishima gukomeye cyane nyuma y'uko nyine ikipe y'igihugu ikomeje kubona intsinzi hariya
nyuma y'uko yagiyeyo kabisa, nyuma y'imyaka itari mikeya bakaza kubona itike. Ubu ngubu tuvugana bakomeje kugerageza kwitwara neza ndetse no gushaka gutsinda, kuko intsinzi niyo ya mbere. Amakuru aravuga yuko batsinze Azerbaijan ibitego bigera kuri 3 byose. Iyi kipe nayo iza kubabonamo igitego kimwe, kuko hariya nta kipe n'imwe ijya yoroshye. Ntibazakubeshye, nta kipe n'imwe ijya mu gikombe cy'isi yoroshye, kubera yuko hari nyinshi iba yamaze gutsinda cyangwa se iba yarabiharaniye kugira ngo ijyeyo igihe kirekire cyane. Nta mpamvu rero yo kuvuga ko hari ikipe hariya iba yoroshye. Ntabwo hariya mwabonye ko Leopard yagiye ikihambira kuri Portugal, harimo abangaba ba Cristiano Ronaldo, abakinnyi b'ibikonyozi bazwi ku isi bafite za Ballon d'Or, ariko n'ubundi bikaza kurangira nyine bigaragaye ko nta kipe hariya iba yoroshye irimo. Rero niko biba bimeze. Ubu tuvugana uwo bita Guy Kabombo Mdamvayita ni Minisitiri wa Defense, akaba na Vice Prime Minister. Uyu mugabo rero yifatanyije n'abayobozi bagiye batandukanye cyangwa se n'abandi basirikare bagiye batandukanye, bakurikirana umupira cyangwa se bakurikirana umukino. Mu Kirundi si byo mwita inkino, ngo muraza kutubwira niba ari byo. Bakurikirana umukino, ikipe y'igihugu kabisa irimo ikina hariya n'abasirikare bato kugeza ku bakuru, bareba nyine uko byari birimo kugenda. Ikipe y'igihugu rero yaje kwegukana intsinzi rwose. Amafoto ajya ahagaragara cyangwa se agaragara akanyamuneza ari kose, agaragara akanyamuneza ari kose rwose, nk'uko byaje kugenda bitangazwa. Ndetse binagaragara buri umwe wese. Ntabwo ari ibintu iyo biri mu mafoto cyangwa se muri video, nta nubwo ari ngombwa ngo ubutumwa babwigaragaza. Niyo mpamvu kabisa n'ubu ngubu tukirimo tuvuga dutya, kuko ubutumwa babukomeje kugenda bwigaragaza. Bishimiye rero ugutsinda kw'ikipe y'igihugu, ndetse bagaragaza ko bayiri inyuma kandi bayishyigikiye, kandi banyuzwe n'ibyo yakoze cyangwa se yabashije gukora, kubera yuko yaragerageje kandi yakoze ibyo yatanze ibyo yari ifite ndetse n'ibyo yari ishoboye. Abakinnyi baritanze bihagije. Bati rero muri ab'agaciro kandi muri abo gushimirwa ku buryo bukomeye cyane, Ubwo ni ikipe y'igihugu ya Leopard. Ariko icyatunguranye cyane nk'uko nari nabikomojeho gato, ino kipe ubwo yari imaze kwegukana intsinzi, biratangazwa yuko rwose ngo bamwe mu baturage bari no mu bice bigenzurwa na FC23 biririmbiye uwo bita mu by'ukuri biririmbiye umukuru w'igihugu. M23 bibonye iratungurwa cyane rwose, ndetse ku buryo bukomeye cyane. Ubwo bita General Muhoozi Kainerugaba Uganda akomeje guteza icyo navuga ko ari ubwega bukomeye cyane mu bijyanye n'itangazamakuru ryaho. Ubu ngo yamaze gufunga NTV Uganda, ni imwe muri televiziyo za hano muri Uganda, National Television Uganda. Yafunze icyo bita Spark TV, afunga n'ikinyamakuru bita Daily Monitor. Iki ngira ngo Daily Monitor rwose namwe mujya muyikurikirana. Ibi bitangazamakuru rero bikaba byafunzwe. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba ngo yatumye hafungwa ibitangazamakuru mu NTV Uganda, Spark TV ndetse na Daily Monitor. Nk'uko bitangazwa na NTV Uganda ndetse na Spark TV, byahise bihagarika ibiganiro mu rukerera rwo kuri iki cyumweru, nyuma y'uko inzego z'umutekano zigose ahakorera ikigo cya National Media Group NMG, ari nacyo nyiri ibi bitangazamakuru. Ibi byakurikiye kandi ubutumwa bwa General Muhoozi ku rubuga rwa X, aho yavugaga ko hafashwe icyemezo cyo gufunga ibyo bitangazamakuru, ndetse anagaragaza ko hari gahunda yo gukaza ingamba ku bitangazamakuru bivuga ko ku buyobozi bukuru bw'igihugu. Mu butumwa bwe yagize ati, muzehe Perezida Museveni yemeye gahunda yanjye yo gufunga NTV na Monitor, tugiye kubishyira mu bikorwa. Bivuze ngo ahangaha uburenganzira bw'itangazamakuru ntabwo burimo gukurikizwa, cyangwa se ntabwo bukirimo gukurikizwa byanze bikunze. Rero urumva ko bambuwe ububasha bwo gukora ku gitutu cy'ingabo. NTV Uganda, Spark TV, Daily Monitor bibarizwa muri National Media Group Uganda, ikigo gikomeye mu itangazamakuru muri aka karere. Uyu rero yavuze ko mu by'ukuri ngo kugira ngo afate zino nshingano cyangwa se akora icyo gikorwa, yari yabanje kuvugana na se umubyara, ari nawe Perezida
wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni amwemera gukora icyo gikorwa. Uyu rero akaba ngo ashaka no gufunga umuyobozi wa National Media Group. Ntabwo biri buze kugarukira rwose ngo guhagarika ibyo bitangazamakuru. Biravugwa neza cyangwa se biratangazwa ko General Muhoozi Kainerugaba agifite intego zikomeye cyane cyangwa se ibyo agishaka gukora ku bijyanye n'itangazamakuru. Hano avuga ko ngo bitangaza inkuru zitishimirwa n'ubuyobozi cyangwa se muri bano bayobozi batishimira. Muri urwo rwego rero yakoze ibyo. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba ngo akomeje kuvugisha benshi nyuma yo gutangaza ko inzego z'umutekano ziri gushakisha umuyobozi mukuru wa National Media Group NMG muri Uganda aho bita Shuwe Nsibirwa, mu gihe ibikorwa by'igitutu ku bitangazamakuru bikomeye muri icyo gihugu bikomeje kwiyongera. Ni mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa X, General Muhoozi yavuze ko ari gushakisha Shuwe Nsibirwa, anongeraho amagambo agaragaza ko inzego z'umutekano zigiye kumufata ndetse no kumufatira ibihano. Yagize ati Shuwe Nsibirwa ndi kumushakisha, numvise ko hari agakobwa kitwa Swe, turi kumushakisha kandi tuzamutoza ikinyabupfura, ntabwo ashobora guteza akavuyo mu gihugu cyacu. Uyu General Muhoozi yavuze ko inzego za polisi zitegetswe gufata uwo muyobozi wa NMG aho yaboneka hose, anongeraho ko afite ububasha bwo gufunga ibitangazamakuru byose ashaka mu gihugu. Uwo niwo bita rero General Muhoozi ku buyobozi bwabo hariya muri Uganda. We na se rwose ngo bafasha hasi hejuru mu bitangazamakuru. Ibi byatangajwe nyuma y'amasaha make NTV Uganda ndetse na Spark TV ifunzwe na Daily Monitor. Nyuma y'ibije no Muhoozi yavuze ko afite ububasha bwo guhagarika ikigo icyo ari cyo cyose cy'itangazamakuru mu gihugu, ndetse ashimangira ko ibitangazamakuru bikorera muri Uganda bigomba gukurikiza amabwiriza ashyirwaho n'ubuyobozi. Kugeza ubu nta rwego na rumwe rwa leta ya Uganda cyangwa se inzego z'umutekano zirimo polisi, igisirikare UPDF cyangwa se komisiyo ishinzwe itangazamakuru riratangaza impamvu y'ibi bikorwa cyangwa niba hari iperereza ryemewe n'amategeko ryatangiye kuri Shuwe Nsibirwa. National Media Group Uganda ifite ibitangazamakuru bikomeye birimo NTV Uganda, Spark TV, Daily Monitor, KFM, Dembe FM, bikaba bikoresha abakozi barenga 500 mu gihugu hose hano muri Uganda.